kandi namaze gusora amafaranga, namaze kugira expenses. Bivuze ngo nari ndimo ndakora cyane work hard, ariko narimo ndakoresha ubwenge work smart. Ibyo ngibyo ari byo bituma abantu muri iyi minsi urabona ko akora cyane, arakora cyane pe, arakora cyane, arihiringa, ariko amafaranga ntabwo yabona. Kubera iki? Ntabwo ufite systeme itandukanye neza amafaranga yawe n'amafaranga uri kwinjiza. Amafaranga yose uri kwinjiza saa yawe harimo ibice bitatu, harimo past, present na future. Bitari ibyo ngibyo uvanga ibintu none ugashiduka uri mu madeni menshi. Bimwe mu ngingo ya mbere bigisha muri iki gitabo cy'umugabo bita Robert Kiyosaki, ni ugutuma amafaranga gukorera kurusha uko ukorera amafaranga. Kuko uzasaza, uraza kugira imyaka myinshi ukiri mu kazi, kandi ugomba kuba ufite ibintu biri kugukorera. Sasa mu minsi yashize nagize ikibazo muri business, ntakaza amafaranga ariko mu buryo ntazi, kandi ndimo ndinjiza amafaranga, ndetse no mu buzima bwanjye buri personal naho mbura amafaranga, kandi amafaranga narayinjije. Hari itandukaniro rya work hard na work smart. Nari ndimo ndakora cyane ariko nta bwenge burimo. Reka ngwire ukuntu byagenze, umve niba iki kibazo nawe wari ugifite. Ni ukuvuga ngo nagize gutya, nkenera kugura ibintu byinshi byo kwinjiza muri business ndetse n'ibyanjye ubwanjye, kuko murabizi ko tuba duhaha. Kubera ko twari dufite ikayi ya registre, niyo twandikagamo amafaranga yose agurishijwe ibintu yinjiye, ubwo ni muri shop. Ariko nanjye nkagira ahantu nandika expenses nagize. Ariko ikibazo cyari gihari, ntago narebaga neza amafaranga ndi gusohora, ese afitiye akamaro business cyangwa ni njyewe afitiye inyungu. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Ibyo byaje gutuma nsoza amezi abiri, ukwa gatandatu n'ukwa gatanu, nsoza amezi abiri ndi kubura amafaranga yo kuranguza kandi twaracuruje. Kubera ko total sales yari irimo irambwira ko ninjije 500,000, ariko expenses nagize zari nyinshi ku buryo zashakaga gusatira total sales, kandi hari na total sales cost, amafaranga yaguzwe, ibikoresho byagurishijwe. Hari icyo bita total sales cyangwa se total revenue. Iyo ngiyo uyifashe ugakuramo total sales cost, amafaranga waranguje ibyo bintu mbere yuko bicuruzwa, ibyo bintu amafaranga bigusigiye niyo ukuramo expenses, ukabona narahombye narungutse. None nge ninjizaga total sales nkashaka kubyitiranya n'iki, n'inyungu, kandi biratandukanye, kuko inyungu iza nyuma y'uko wakuyemo total sales cost, no mu gihe wakuyemo expenses nibwo usigarana inyungu. Ibyo byaje gutuma nisanga nta mafaranga yo kurangura mfite, kandi naracuruje. Kubera iki? Nafashe amafaranga yanjye ubwanjye bwite, ndangije nyavanga na business. Nkajya nkura amafaranga muri business nkayakoresha ibyanjye, nafata yanjye nkayakoresha muri business. Ibyo maze kubivanga, kubera ko nta na system nari mfite muri shop, ibyo byaje gutuma tubura amafaranga yo kuranguza, kandi namaze gusora amafaranga, namaze kugira expenses. Bivuze ngo nari ndimo ndakora cyane work hard, ariko narimo ndakoresha ubwenge work smart. Ibyo ngibyo ari byo bituma abantu muri iyi minsi urabona ko akora cyane, arakora cyane pe, arakora cyane, arihiringa, ariko amafaranga ntabwo yabona. Kubera iki? Ntabwo ufite systeme itandukanye neza amafaranga yawe n'amafaranga uri kwinjiza. Amafaranga yose uri kwinjiza saa yawe harimo ibice bitatu, harimo past, present na future. Ayawe rero ni aya present, aya past saa yawe, aya future saa yawe. Cyakoze ndabyumva niba ukorera present gusa utitaye ku bya future, babandi bana myaka 100, cyangwa se utitaye ku bya past, abo wambuye amadeni. Bitari ibyo ngibyo uvanga ibintu none ugashiduka uri mu madeni menshi. Bimwe mu ngingo ya mbere bigisha muri iki gitabo cy'umugabo bita Robert Kiyosaki, ni ugutuma amafaranga gukorera kurusha uko ukorera amafaranga.
kuko uzasaza, uraza kugira imyaka myinshi ukiri mu kazi kandi ugomba kuba ufite ibintu biri kugukorera. Nyandikira muri comment ikibazo ufite nkwereke ukuntu tugisubiza.